Mwiriwe neza mwese by'umwihariko abakunda ibiganiro bya Ngwino TV, reka mbashimire mwese by'umwihariko abari mu Rwanda n'abari hirya no hino ku isi. Hari inkuru y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama Bwana Ndamyimana Daniel, abantu benshi barabyumvise nyuma yaho afunzwe. Uyu yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyangwa se akekwaho icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi rero yaburanishijwe nyuma yaho iburanisha rya mbere ritabaye kuko umumetero we ntabwo yari yabonetse. Uyu munsi rero iburanisha ryabaye. Iburanisha ryagenze gute? Hari mugenzi wacu witwa Fabrice, ni umunyamakuru yari ariyo, by'umwihariko Fabrice yari ariyo. Uyu munyamakuru ukorera Kivu Post yanditse, ni nawe nyiri iki kinyamakuru, bamwita Fabrice, yanditse inkuru igira iti inyandiko mvugo y'inama ikimenyetso cyagarutsweho kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo bya gitifu ukekwaho guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Isaa 5 zibura iminota mike nibwo iburanisha mu rukiko rw'ibanze rwa Nyakabuye ku cyicaro cyarwo giherereye mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi, nibwo Ndamyimana Daniel wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyakabuye kugira ngo aburane ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ku cyaha akurikiranyweho cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ndamyimana, ubushinjacyaha bwari buhagarariwe na Nshimiyimana Michel bwatangiye buvuga inyito y'icyaha uyu Ndamyimana Daniel akurikiranyweho n'imikorere yacyo n'icyo ubushinjacyaha busaba. Ubushinjacyaha bwatangiye buvuga ko Ndamyimana Daniel akurikiranyweho icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu mwaka mu Rwanda. Icyaha bavuga ko yakoze ku itariki ya 1 Mata ya 2026 ubwo bari mu myiteguro yo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Aho ubwe yisabiye umugoroba wo kwibuka tariki ya 6 Mata 2024 itariki abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi bakoresha bayihakana. Ubushinjacyaha buvuga ko kuri iyo tariki ya 1 Mata 2026 Ndamyimana Daniel yasabye ko hakorwa uwo mugoroba wo kwibuka ibigize icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko Ndamyimana Daniel ku itariki ya 7 Mata 2026 mu gihe cyo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yanze ko afatwa amafoto mu muhango wo gushyira indabo mu nzuzi mu guha icyubahiro abatutsi bishwe bakajugunywa mu nzuzi zitandukanye mu murenge wa Bugarama bifitanye isano no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Mu kwiregura Ndamyimana Daniel yasobanuriye inteko iburanisha ko atigeze asaba umugoroba wo kwibuka ku itariki 6 Mata 2026 ko muri iyo nama harimo ingeri zitandukanye, ahubwo ko umugoroba wo kwibuka wasabwe na Ndikumana Ibrahimu, umwe mu rubyiruko rwari rushinzwe gutegura ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu kwiregura kwe kandi yavuze ko icyo kibazo kikibazwa yahise asubiza ko araza kugisha inama ubuyobozi bukuru nk'uko bigaragara mu nyandiko mvugo y'inama yo ku itariki ya 1 Mata 2026. Akomeza avuga ko nyuma ya tariki ya 6 Mata 2026 aribwo yandikiye ubutumwa bugufi umuyobozi w'akarere ka Rusizi Bwana Sindayeba Fanuel amugisha inama ku ngingo zitandukanye nk'uko yabitangarije urukiko, ariko yibanda ku bikorwa byo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu nama yagishije umuyobozi w'akarere harimo uwo mugoroba wo kwibuka, ikoreshwa ry'indabo. Ubwo urumva yamuhamagaye ati yamwandikiye ati nyakubahwa meya, umugoroba wo ku itariki 6 tuzibuke. Ikoreshwa ry'indabo ku migezi aho abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Bugarama bifuje ko bahagira indabo bashyira mu nzuzi kugira ngo basubize agaciro abatutsi bishwe bakajugunywa mu nzuzi.
dore ko mu nama yahuje ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi n'abayobozi mu nzego zitandukanye humvikanye ko mu gutangira icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi indabo zizifashishwa gusa ku rwibutso akarere katoranyije kazatangirizaho icyunamo gusa. Meya yamusubije ko ku mugoroba wo kwibuka azakurikiza gahunda Minubumwe yatanze ku ndabo. Umuyobozi amubwira ko babyemerewe kuzikoresha, ari nayo mpamvu yangaga ko hafatwa amafoto kubera ko mu mirenge 18 igize akarere ka Rusizi ari bo bonyine umurenge wa Bugarama we bemerewe gukoresha indabyo mu nzuzi. Ineza Jules Lambert wunganira Ndamyimana Daniel yabwiye urukiko ko nirwiherera rwazarebana ubushishozi ubutumwa bugufi cyangwa se SMS Ndamyimana Daniel yandikiye ubuyobozi bw'akarere abugisha inama. Muribuka nkora ikiganiro cya mbere navugaga ko Ndamyimana yanditse message yandikira Meya. Meya ahita aramuhamagara ati iyi message telefone yawe bayikwibye. Gisha inama umwe mu rubyiruko avuze ngo yazibuke ku itariki 6. Gitifu akavuga ngo turagisha inama, akanandika message agisha inama yo ku itariki 6. Reka nkomeze. Ineza Jules Lambert avuga ko ubutumwa butangira bugira buti mbandikiye SMS ngira ngo mbagisha inama. Avuga rero ko umukiriya we ku bunararibonye umukiriya we afite aho yayoboye imirenge irenga 6 akanaba umurezi atariho wakurikiranwaho wagaragarwaho no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Avuga ko iyo SMS idahamya ko iby'uwo mugoroba ahubwo ko ari ukugisha inama, kandi ko kugisha inama ari ibisanzwe ku bayobozi bo mu nzego z'ibanze n'abandi. Maître Ineza Jules Lambert yavuze ko mu nshingano ze nk'umwunganizi ari ugushaka ibimenyetso bishinjura umukiriya we. Inyandiko mvugo y'inama ya mbere yo ku itariki ya 1 Mata 2026 ubushinjacyaha buvuga ko budafite we yayishatse kugira ngo bifashe mu gukuraho urujijo ku mugoroba wo kwibuka wasabwe na Daniel Ndamyimana, ahubwo inyandiko mvugo ivuga neza uwasabye uwo mugoroba ariwe Ibrahimu nk'uko bigaragara kuri page ya 5 y'iyo raporo. Agasaba urukiko gucukumbura neza iby'iyo raporo rukanzura ko Ndamyimana Daniel yarekurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze. Ku nzitizi zatanzwe n'ubushinjacyaha ko Ndamyimana yakurikiranwa afunze harimo ko ashobora gutoroka, ashobora gushyira igitutu ku batangabuhamya, yaba nyir'ubwite n'umwunganizi we Maître Ineza Jules Lambert bavuze ko nta gutoroka bibaye ngombwa ko biteguye gushyikiriza urukiko impapuro zose z'ibyangombwa ubushinjacyaha bukazifatira kugira ngo atagira iyo ajya. Ariko kandi bavuga ko nta gihe na kimwe Ndamyimana Daniel yashatswe n'ubutabera ngo abure, dore ko no kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB yijyanye ntaho yigeze ajya, bityo ko yagaragaje ko kuba nta mpungenge afite zo kwitaba ubutabera ku rukiko nabyo ubwabyo rwabishingiraho rukamurekura by'agateganyo. Kukotsa igitutu rero ku batangabuhamya, Maître Jules Lambert yavuze ko nta perereza rindi rikomeje kuko abatangabuhamya bose babajijwe, bityo ko nta terabwoba iryo ari ryo ryose ryashyirwa ku batangabuhamya, ko bose babajijwe kandi bikorwa mu ibanga rikomeye cyane. Maître Jules Lambert yunzemo kandi ko ntaho icyo gitutu cyashingira, dore ko bitabiriye iburana rya none ku itariki 29 Mata 2026 urwandiko ruhagarika Ndamyimana Daniel rwageze muri systeme, bityo ko atagifite ubudahangarwa nka gitifu bwo gukanga abatangabuhamya. Mu gupfundikira iburanisha ubushinjacyaha bwashimangiye ko Ndamyimana Daniel akomeza gufungwa iminsi 30 mu gihe iperereza rikomeje, ni mu gihe nyir'ubwite na Maître Ineza Jules Lambert basaba ko umukiriya we yarekurwa by'agateganyo maze akajya akurikiza ibyo yategekwa n'urukiko. Iburanisha ryarangiye hatangajwe ko umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa
uzasomwa ejo ku wa 4 tariki ya 30 Mata 2026 ku cyicaro cy'urukiko isaa 8 isaa 10:20 z'umugoroba. Birumvikana isaa 10. Aha rero nandi gusoma inkuru y'umunyamakuru mugenzi wanjye yanditse ku kinyamakuru cyitwa Kivu Post, kimwe mu binyamakuru bitanga amakuru menshi cyane ya update hano mu karere ka Rusizi na Nyamasheke. Birumvikana aha rero muribuka nkora ikiganiro cya mbere ndababwiye ko kamanzi nsubira inyuma mperutse mu Bugarama kuganira na bamwe mu bantu baho babaza ku byagendaga bivugwa, ngo haraho navuze mu kiganiro ngo hari president w'inama njyanama y'umurenge ngo yaba yaragiye mu biro bya gitifu kumuganiriza kuri ibi bintu by'inama byari bimaze kuvugwa. Nyir'ubwite yambwiye ko bitabaye, abari bampaye amakuru ngo birumvikana aho bari bambeshye. Nyir'ubwite avuga ko ngo nta byigeze biba. Gitifu nako ibyo byavugwa ngo ashobora kuba wenda n'urugero yaragambaniwe n'uwo bita admin w'umurenge, na cyane ko bivuga ko ngo binjiranye mu biro. Uwo nabaje yarampakaniye ati ntabwo byigeze biba, ntabwo bigeze bamwinjirana mu biro by'umurenge, ahubwo inama yabereye kuri ADPR yateguraga, yari inama y'umutekano yateguraga ibikorwa byo kwibuka. Icyo gihe yanahaye rifuti, Gitifu yanahaye rifuti uwo mudamu ushinzwe njyanama cyangwa se president wa njyanama, amugeza ku kigo hakora. Ubwo bigenda uko. Icyo ni kimwe. Ikindi, we amakuru namenye nuko ngo mu nama zose zakozwe nta hantu na hamwe uwo nabaje yitabiriye, ngo nta hantu na hamwe yigeze yumva hanavugwa itariki 6. Ubwo rero icyo nacyo ni kimwe mu bintu bisa naho kugeza uyu mwanya bikirimo urujijo, ariko birumvikana mu iburanisha harimo ko ku itariki ya 1 Mata aribwo umuhungu bita Ibrahimu yahagurutse agasaba ko bakwibuka ku itariki 30, ariko Gitifu akavuga ngo ndaza kugisha inama, akanandika ubutumwa bugufi babwita stream, yandikira message meya ati ndagisha inama. Ndamyimana agisha inama meya ku itariki 6 ku mugoroba wo kwibuka ku itariki 6. Umuyobozi wayoboye imirenge 6 wabaye umwarimu. Ibi ubwabyo niyo wenda banamurekura, ibyo ubwabyo byatuma bamusezera mu kazi nko mu buryo busa naho no nimba nabyita uburangare, niba nabyita iki. Ubundi uyu mwana akimara guhaguruka akavuga ibijyanye n'umugoroba ku itariki 6, Gitifu yagombaga guhita mu izina rya Yesu. Aho byaba byaravugiwe hose, inama byaba byaravugiyemo byose, yagombaga guhita ahaguruka agakomesha mu izina rya Yesu, akirukana abadayimoni, agakubita yirukanka asohora. Hari abagore kera bajyaga bagasenga bakubura, ugasenga kubura ngo ari kwirukana abadayimoni mu nzu ye. Yagombaga guhita yirukana abadayimoni byihuse cyane. Noneho kuvangaragisha inama, akanandika message irimo ibyo bintu byo ku itariki 6 zo ku itariki 6, nabyo ubwabyo ni ikibazo. Ntekereza kandi nacyo kinakomeye cyane cyanageze, cyari kinaremereye kuba binanditse muri message, no kuba no ku itariki ya 1 kuba byaravuzwe mu runama bikanandikwa, cyangwa iyo raporo y'inama yakozwe ikanandikwa, iyo PV y'inama ikandikwa, hakagaragara mu izo tariki 6 uwazisabye. Noneho Gitifu nk'umuntu uyoboye umurenge, buri abahagarariye leta hari agahitamo kuvuga ati oya mureke ndagiza kugisha inama. Nuko icyo ni ikibazo kinakomeye cyane, ahubwo naho nazingiye cyane. Kandi karimo murumva ko Gitifu w'umurenge wa Bugarama yamaze guhagarikwa ubuyobozi muri ino minsi. Birumvikana akiri gukurikiranwa n'ubutabera, ubuyobozi bw'akarere bwabaye bumuhagaritse. Ubu umurenge wa Bugarama nta Gitifu ufite,
kuko gitifu wabwo arahagaze bikubiye mu iburanisha cyangwa se mu byavuye mu iburanisha. Umwanzuro ku rubanza rero n'ejo ku wa kane itariki 30, ubwo n'ubundi nzabagezaho ikiganiro kibaha updates y'uko ibintu byagenze. Wiriwe neza Fabrice. Wiriwe neza Alfred. Mu iburanisha ry'uyu munsi wari waryitabiriye? Yego rwose. Ubundi uretse ibyo twasomye mu nkuru wanditse, watunyuramo muri make iby'iri buranisha Fabrice? Ni ukuvuga ngo uyu munsi tariki 29 z'ukwezi kwa kane 2026 nibwo wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama Ndagijimana Daniel yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyakabuye kugira ngo aburane ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Yaje rero yunganiwe n'umwunganizi bita Ineza Jules Lambert wamwunganiye nabwo mu bugenzacyaha. Iburanisha riba riratangiye. Mu by'ukuri ubushinjacyaha bwatangiye buvuga inyito y'icyaha, imiterere y'icyaha n'uburyo icyo cyaha Daniel Ndagijimana akurikiranyweho cyakozwe. Gusa inyito iba guhakana jenoside yakorewe abatutsi, aho ubushinjacyaha bwagarutse ku nama yabaye tariki ya 1 z'ukwezi kwa kane 2026 yateguraga muri rusange ibikorwa biteganyijwe mu gihe cyo kwibuka mu minsi y'icyunamo jenoside yakorewe abatutsi no mu minsi 100 ibikorwa bizaranga ibyo bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ubushinjacyaha kandi bwari buhagarariwe na Nshimiyimana Michel bwagaragaje uburyo iyo tariki umunyamabanga nshingwabikorwa yavuze ko habaho umugoroba wo kwibuka. Umugoroba wo kwibuka wagombaga kuba rusisi z'ukwezi kwa karindwi z'ukwezi kwa kane plito, itariki bimenyerewe ko cyane cyane ikoreshwa n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, kuko ubundi jenoside yatangiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane 2029. Ubwo rero icyo nicyo cya mbere ubushinjacyaha bwaregaga Daniel Ndagijimana. Ikindi cya kabiri ubushinjacyaha bwavugaga ko mu gihe cyo kwibuka icyunamo kigitangira tariki 7 Daniel yarezwe ko atemeye ko afatwa amafoto mu gikorwa cyo kwibuka mu murenge wa Bugarama cyabaye ku itariki 7. Ibyo byose rero nibyo iyo ubushinjacyaha bikusanyije bigaragaza cyangwa bikekwa ko Ndagijimana Daniel ashobora kuba yarakoze icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Ku ruhande rero rwa Daniel Ndagijimana ari kumwe n'umwunganizi we Maître Ineza Jules Lambert bireguye bavuga ko ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa kane 2026 mu nama Ndagijimana Daniel atari we wagaragaje koko umugoroba wo kwibuka tariki 6 z'ukwa kane waba, ahubwo icyo gitekerezo mu kwakira ibitekerezo mu gutanga inyunganizi uwitwa Ibrahimu niwe wabajije, niwe watanze icyifuzo cy'uko uwo mugoroba wo kwibuka waba ku itariki 6. Abivuga inama ntabwo ari umuntu umwe yitabiriye, haba hari ingeri nyinshi kuko dusanzwe tubizi ibyiciro byose biba byatumiwe, ariko rwose Ndagijimana Daniel n'umwunganizi we bavuga ko uwabajije icyo kibazo ari uwitwa Ibrahimu. Ku ruhande rero rwa Daniel yiregura yavuze ko nk'umuntu ufite experience wayoboye imirenge igera kuri 6 akaba umurezi, ari umuntu utari kumva ko atari gudashyigikira icyo cyemezo, ari nayo mpamvu we yasabye ko ibyo ngibyo byaza kugishwa inama n'ubuyobozi bwe bukuru, ari bwo meya, ubuyobozi bw'akarere birumvikana. Inama rero ikirangira kwa kane nibwo yanditse message. Iyo message yagarutsweho cyane mu rukiko, abaza ubuyobozi bw'akarere ibibazo bitandukanye bijyanye n'igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Bugarama. Mu nkuru nabonye uvuga ngo harimo no kuri uwo mugoroba.
yego ni ukuvuga muri iyo mesaje executive Ndamyimana Daniel yabazaga meya ese umugoroba wo kwibuka mesaje yaratangiraga ngo ndagisha inama tata agakomeza ati abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Bugarama barifuza umugoroba wo kwibuka ku itariki 6 nta tariki iriho nta tariki yariho arongera anabaza ngo ese ko tuzi neza ko mu nama yabaye yaduhuje n'ubuyobozi bwanyu bw'akarere twabwiwe ko gushyira indabo bizakorwa gusa ku rwibutso ruzaba rwateganyijwe mu karere aho hazatangizwa icyunamo natwe ruseti indabo twazikoresha ko aribwo tuzibuka ariko twajyana indabo ku nzuzi urabizi neza imiterere y'umurenge wa Bugarama hari umurenge wa Bugarama uhana imbibi n'ibihugu bitandukanye Kongo n'u Burundi kandi bigiye bitandukanywa n'imigezi mu gihe rero cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hari imibiri y'abatutsi yagiye ijugunywa muri za nzuzi ari nabwo rero mu murenge wa Bugarama yo bategura kwibuka cyangwa banatangira icyunamo ubuyobozi bw'umurenge bwari bwasabye ko abantu bakeya kugira urumva byashyiri hasi urumvaga ibiganiro ku itariki 7 urabizi ko hari ibiganiro biba bihari ariko hategerejwe nabwo ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika mu gihe iryo jambo ritaraba yasabye ko habaho ko hajya gushyirwa indabo ku mugezi kugira ngo bunamire abatutsi bajugunywe muri iyo migezi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ibyo rero biri mu byo nabyo yabyishyiragaho iki inama kandi byanagaragatsweho nabwo n'ubushinjacyaha buvuga ati duhuje ibyo bintu byo kwanga ko ufotorwa cyangwa amafoto agasakazwa ku mbuga nkoranyambaga birahita byuzuza umugambi wari ufite wo guhakana jenoside yakorewe abatutsi ariko yiregura avuga ko mu nama hanzuwe ko indabo zizakoreshwa gusa ku rwibutso urumva niyo mpamvu yanagishije inama kandi meya arabibemerera ikibazo niyo mpamvu nubwo tutari mu rukiko bwana Fabrice yego meya umuyobozi we ko yari yamwemeye ko bagomba kwibuka ku mazi hakanashyirwamo indabo kuki we yanze ko bamufotora by'umwihariko yego avuga rero ko mu mirenge 18 igize akarere ka Rusizi ari we wari wasabye ko habaho ko bajyana indabo batabura abantu bakeya bakajyana indabo ku mugezi mu rwego rwo kunamira abatutsi bajugunywe imibiri yabo yajugunywe mu nzuzi mu gihe cya 1994 igihe jenoside yabaga rero we avuga ko yanze kugira ngo bisakaze ku buryo indi mirenge ishobora kugira gute kubyibazaho bikagira inketi kw'ibyo ariko ataragambiriye uko abantu babifata uko babikoreye interpretation atari ko we yabitekerezaga we yumvaga ko nko mu mirenge yose 18 kuba ari umurenge wa Muganza wemerewe atari ngombwa ko ibintu byagira gute byajya ku karubanda ngomeza gatoya kugira ngo nshyire umucyo kuri ako kantu nuko bongeye bakagarukaho mu rukiko bavugaga ese kuki twazisharinze se ko raporo yaherekeje umunsi dutangira y'icyunamo yagiye hari amafoto ibyo rero bigaragaza ndavuga ibyo mwavuga icyo umuburanyi yavugaga bigaragaza ko nta mutima nari mfite kuko umutima nari mfite wo kuba mvakana cyangwa mvobya jenoside yakorewe abatutsi kuko ayo mafoto yanafashwe yaherekeje amaraporo yakozwe uwo munsi hari ibyiro bisakara ngo by'imyaka 15 n'ibindi byari iburanisha ku ifunga n'ifungurwa nta gihano ubushinjacyaha bugeze busabira umuburanyi ubundi mu mategeko detention provisoire aribyo kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ntabwo ubundi bajya mu rubanza mu minsi ni ukuvuga ngo baba bari gusuzuma inzitizi bagasuzuma n'icyo bashobora gushingiraho ariko batagiye mu mizi kuko urubanza mu mizi rwo ruba ruzaba ariko baba bagomba gusuzuma ese uyu muntu ukekwaho iki cyaha
ese hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko iki cyaha yagikoze, ubwo yagikoze turamufunga cyangwa turamurekura by'agateganyo ajya yitaba bisanzwe. Ubushinjacyaha rero bwasaba Ndabyimana Daniel kuba yabafunze iminsi 30 by'agateganyo mu gihe bagikusanya ibimenyetso no kugira ngo hakorwe dosiye yuzure maze izaribwe urukiko mu minsi. Ibyo umushinjacyaha rero yahereyeho niko yavuze ko ari impamvu zikomeye zituma Ndabyimana Daniel akekwaho kuba yarakoze iki cyaha. Icya kabiri yavuze ko yafasha ubushinjacyaha iperereza ryimbitse mu gihe yaba akurikirana afunze. Ikindi ubushinjacyaha bwavuze ko bwana Ndabyimana Daniel abaye afunze byafasha kudashyira igitutu ku batangabuhamya batanze ubuhamya cyangwa n'abandi babishakishwa. Ariko nshuro inyuma gatoya ubunganizi navuze ko yarahagarara na Maître Ineza Jules Lambert yavuze ko kuri izo nzitizi urukiko rwagaragaje ubushinjacyaha ko bugaragaza nta mpamvu kuko nta gitutu yakotsa abatangabuhamya kuko abatangabuhamya bose bari bakenewe mu rubanza barabajijwe. Ikindi ubwunganizi bwavuze Maître Ineza Jules Lambert yavuze ko mu gihe iburanisha ryari ritangiye barebye muri sisiteme bagasanga hamaze gushyirwamo urupapuro ubwo umuburanyi we yamaze guhagarikwa ku kazi mu gihe cy'amezi 3, rero ko nta nshingano gifite nta n'imbaraga gifite zo kuba ashobora gutsikamira iperereza kubera ko ntawe yashyira igitutu kuko izo nshingano isomwa ry'urubanza rizaba ryari? Nyuma y'uko umucamanza yumvise imvugo z'ubushinjacyaha mu myiregurire y'ukekwaho icyaha ari we umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndabyimana Daniel, akumva uruhande rw'ubwunganizi navuze ko bwari buhagarariwe na Maître Ineza Jules Lambert. Umwanzuro urukiko rwatangaje ko rwavuze ko rwanzuye ko rwapfunikiye iburanisha ruvuga ko isomwa ry'urubanza ari ejo kuwa 4 tariki 30 z'ukwezi kwa 4 2026 isaa 10:20. Bwana Fabrice ndagushimiye cyane ugiranye na Ngwino TV. Murakoze cyane.